niba uri umugabo wubatse cyangwa se uri umusore uri mu rukundo, genda iyi video ntabwo ikureba, hari ibintu nshaka kubwira abagore banyu. Wa mukobwa we cyangwa se wa mugore we washatse, niba umusore mukundana cyangwa se umugabo mubana atakikwisobanuraho, biragaragara ko ikintu wamuhaye ari uko kugerageza kwisobanura kuri wowe, ubihinduramo amakimbirane cyangwa se imirwano. Ibyo ngibyo bigatuma umugabo yaricecekeye, akaba ubu ngubu icyo yishakira mu buzima bwe ari amahoro. Yego, uko nguko niko bimeze. Reka nze mbikwereke. Abakobwa benshi n'abagore benshi iyo baravuga ngo mu rukundo rwacu ngo turashaka communication, ngo turashaka ko tuzajya tuganira n'abantu dukundana cyangwa se abo twashakanye, hanyuma icyo gihe ibyo ngibyo iyo birimo kuba, cya gihe umugabo ashatse kukwisobanuraho wenda ku byo ushaka wamubajije cyangwa se ubusobanuro wenda ku byo urimo kumukekaho, aho kugira ngo uceceke utege amatwi, ahubwo wowe ugatangira kubigiramo amakimbirane, ntumuhereze amahoro, ukabizanamo intambara cyane. Kandi urabizi nyine abantu b'igitsina gabo baba bishakira amahoro yatangira kubura, akabona ko cya gihe ibyo yashakaga kukubwira ubihinduramo buri gihe intambara, agahita yihitiramo kujya yicecekera kugira ngo abone amahoro. Na Bibiliya yo ubwayo mu byanditswe mu migani, ni Proverbs 17:27 haravuga ngo umuhanga cyangwa se umunyabwenge asipeyaringa amagambo ye, arinda amagambo ye, akagira umutuzo nyine akicecekera. Rero umugabo iyo bigenze gutyo ukajya ubona aricecekera, uzahita umenya ko ikibazo ari wowe kiriho, ari nawe uteza ibibazo. Niba atakikuvugisha cyangwa se atakubwira amagambo menshi, uhita uhindura uburyo ibintu byose ubikoramo. Niba ushaka communication mu rukundo rwawe cyangwa se hagati mu rugo rwawe n'umugabo wawe, ukaba ushaka ko mukominika, niba arimo kugira ibyo gusobanurira cyangwa se ibyo umubajije, utuze, utege amatwi, wumve ibyo akubwira. Niba hari n'ibyo ushaka kuzana cyangwa se gushyiramo, uzabigenere undi munsi w'ikindi gihe nawe uzashora intambara yawe, ariko wamuteze amatwi. Ibyo ngibyo bizagufasha ko icyo gihe birimo kuba uzumva ibintu byose, ndetse noneho akajya nakuganiriza ku buryo ikindi kiganiro uzajya gutangira ushaka kurwanamo za ntambara zawe azaba ari ikiganiro uyoboye cyawe, ariko ureke utega amatwi nyine kugira ngo wumve, umuhe umwanya nawe ajya ahora arimo kuvuga. Ibyo bizajya bituma ya communication wifuza mu rukundo rwanyu ikunda ikanahoraho. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi.